Agatima kahise gatera kuri Gemma Sultanis kuko n'ubundi nicyo gihe nari ntegereje, ariko uburyo Losange yampamagaye ameze nkaho ari kwahagira cyane byankuye umutima. Ahita ambwira ati Max, aka kanya nguhamagaye nkubwira ko Gemma Sultanis birangiye, operasiyo bari barimo kumukorera irangiye nyuma y'igihe abaganga bari kumwe nawe ubutamuvaho, bakaba basohotse nubwo bataratanga uburenganzira bwo kuba umuntu yamureba. Ariko nuko nari ngize ngo nkubwire uko bimeze kubera ko wari ukomeje guhangayika byanga byakunda, bityo ndakomeza mpakubere kugeza igihe ibindi mbimenye bigenda bikurikiyeho. Losange yamaze kumbwira gutyo, abo turi kumwe bose bandeba bafite amatsiko menshi. Nta gutinda nanjye mbasubiriramo ibyo maze kumva, baruhutse umutima. Bahita bambaza niba byagenze neza, mbabwira nk'uko nanjye bambwiye. Bose bamaze gutuza no kubyumva, Neila Lewis na Krista Lewis bampumuriza bambwira ko Gemma Sultanis araza kumera neza. Neila Lewis ubwe ahita ambwira ati Landry, ndabizi neza ko aka kanya uhangayitse kubera ko muri twese uko turi ahangaha nta muntu mwagendanye urugendo rw'ubuzima nka Gemma Sultanis, ari nayo mpamvu uburyo uri kumutekerezaho muri aka kanya tutabasha kubusobanukirwa nk'uko wowe bimeze. Ariko wumve ko wenda nubwo duhugiye muri byinshi cyane, ariko natwe turi kumwe nawe urabizi ko tutakujya kure. Izere ko Losange araza kumukurikirana nk'umurwaza kandi nk'umuganga akamenya buri ntambwe yose. Ikindi ntihagire ikigutera ubwoba kubera ko Gemma araza kumera neza cyane, kandi ibishoboka byose birakorwa kugira ngo amere neza. Neila Lewis yamaze kumbwira gutyo nzengurutse amaso mu bari aho ngaho bose. Ubwo ni bashiki banjye ndetse na Jared Lewis twari twavanye mu rugamba, nabo bandeba mu buryo bwo kumbwira ko ngomba gutuza. Nuko twese twicara mu mutuzo mwinshi cyane nubwo ibitekerezo ari byinshi, kubera ko muri ako kanya tumeze nkaho turi mu karuhuko k'urugamba, kubera ko kuva twabyuka mu gicuku twazindutse turwana kugeza ubwo twavuye mu ishyamba tukaza mu ntambara yo kujya kuri gereza, tukahava tujya muri Presidence Ice House. None ako kanya tukaba tubizi neza ko byanga byakunda hari ibindi bigomba kutuzira, tugomba gukemura kandi bikomeye cyane, nko kuba igihugu cya Yope kitashimishijwe nuko General Herman Lewis tumufite, ku buryo ejo cyangwa ejo bundi ashobora kugisebya tumujyana mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Iyamora muri Venise. Ndetse n'umuvandimwe Harold Lewis akaba ashobora kugaba igitero we n'umuhungu we Tom Lewis baje kumubohora. Ibyo mu kubitekerezaho, Apollo yaje kwinjira aho ngaho turi, bigaragara ko asa nabi cyane n'uvuye kwivuruguta mu maraso. Asanga turi mu mutuzo mwinshi cyane, atubwira ko afatanije n'abandi bamaze gusukura ahamaze kubera amahano y'abasirikare b'abacancuro baguye muri kampani ubwo bahungaga ba Ave Maria babirukagaho barasa bose bagapfa. Bityo kampani kuri ubu iri kugaragara neza, bityo ari bishoboka twamenyereka hanakorera amasuku kuko nta handi yari azi yajya. Ako kanya CEO Krista Lewis ahita amujyana mu bwogero buri mu cyumba kimwe, ubundi agaruka amusizeyo. Mu gihe ibyo biri kuba njye nari ndi kwitekerereza, ubwonko bwanjye bwasubiye inyuma mu mateka. Nibuka uburyo ibintu byose byatangiriye, mbona kwibuka ko uburyo byose ari njye byatangiriyeho, kubera ko iyo ntafata umwanzuro wo gutangira kwigira ikigomeke ku giti cyanjye ntabwo biba bigeze aho ngaho, kubera ko buri muntu wese uri aho ngaho twahuye mu bwigomeke bwanjye. Ubwo nari narihaye intego y'uko ngomba guhorera umuryango wanjye nyuma yo kumenya ko burya papa wacu Petron Lewis akiri muzima. Nubwo icyo gihe ntari nzi ko ari papa wanjye, kubera ko yari yarabwiwe ko inda yateye Mariyamu yamanutse ama esikariye ikavamo, bityo nkaba ndi umwana Mariyamu yabyariye mu tubari no mu tubyiniro, ku buryo ubu nawe atazi papa wanjye. Byose yarabikoze ashaka kubabaza papa wanjye. Ibyo nkirimo kubitekereza, ubwonko bwanjye bwarazengurutse, nibaza kuri iyo mvugo ngo inda Mariyamu yari atwite yamanutse ku ma esikariye ivamo, uburyo ihuye neza neza nuko General Herman Lewis yabwiye Jared Lewis ngo nyina wari umutwite yabeshye umugabo we ko inda yari atwite yavuyemo. Ubundi Jared Lewis avuka ku bw'ikoranabuhanga. Ibyo mu kubitekerezaho meze nk'uwikanze, nahise nubura amaso ndeba Jared Lewis, ndetse nzengurutse amaso mu bantu bose bari aho. Bose babonye meze nk'uwikanze bambaza ikibazo ngize. Nkita mbwira Jared Lewis ko umutima ukomeje kumpatiriza ko dushaka byanga byakunda uburyo tumenya amakuru y'inkomoko ye, byose biturutse kuri General Herman Lewis. Ndetse kandi ikintu mfitiye amatsiko kumenya ni impamvu bategereje ko bagomba kubanza gutwara Mariyamu kugira ngo ubutaka bwa Lewis babone kubushyira hasi, nubwo umupangu wabo wajemo kidobya. Jared Lewis yumvise mvuze gutya arashiduka cyane, kubera ko yahise yishima
kuko yarazi ko dufite byinshi byo gukora, none atunguwe no kubona ikibazo cye aricyo nshyize imbere. Birumvikana byamukoze ku mutima. Neyira Lewis na CEO Krista Lewis bahita bambaza ikintu ntekereza ko aricyo ngomba gukora. Ako kanya mbabwira ko njye na Jared Lewis tugiye kureba General Herman Lewis aho afungiye, ariko nsaba Krista Lewis na Neyira Lewis gushaka ibyo kurya bagashyira Mariam Sultanis, kubera ko ubwo duherukanye yari afite inzara kandi twibuke ko nta kintu yari yafata. Namaze kubabwira gutyo tubyemeranyaho, bambwira ko baraza no kuba bacunze urugo. Bidatinze Apollo yahise avayo yamaze kwisukura neza cyane, ndetse yambaye imwe mu myenda yanjye ngendana mu gikapu cyanjye kimwe ntajya nsiga kiba kirimo na mudasobwa yanjye. Mbona bihuriyemo neza, ubundi atubaza aho tugiye, maze kumubwira avuga ko atasigara kubera ko akeneye kujya kubaza wa mugabo ukuriye ibitaro bya kaminuza y'ubuganga bigamo amakuru menshi ashobora kumufasha. Apollo amaze kuvuga gutyo yatunguwe no kubona twese tumurebeye icyarimwe, ahita atungurwa mu kubaza impamvu abazikibaye. Twese tumubwira ko umugabo yamaze gutoroka kare cyane. Biramubabaza ariko ntiyabigira impamvu, avuga ko ariko nta kibazo, mbere yo gutaha reka tujyane. Apollo mpita amubwira ko igitekerezo cyo gutaha mu rugo atari cyiza, kuko byanga byakunda ntabwo habuze ijisho na rimwe rihanze kuri twebwe nk'abantu twarwanya intambara uyu munsi. Rero kuba yajya kureba mama we bishobora kumushyira mu kaga gakomeye cyane. Ahubwo reka bagumye ahangaha. Apollo yamaze kumubwira gutyo arabyumva, ndetse kumara kubyumva twese twatunguwe no kubona umuryango waho mu rugo ufungutse. Dutungurwa no kubona binjiye ari Bonita watureberaga ku rugamba rwose twarwanye ari kumwe na Fereyiro. Mu kumara kubabona agatima gahita gakubita, nibutse ko Mariam nkeneye kubona uko aritwara igihe arabahuje amaso na Fereyiro, n'uburyo yamurashe atitaye ko ari umwana mama we Sofia yari yaramusigiye ngo amwiteho ubwo yajyanaga na Petron Lewis muri Masofa kugira ngo ajye gushaka umuvandimwe we Sorina, mama wa Batonzi. Ariko kubera ubugugu kugeza n'aka kanya ntazi ahantu bwaturutse, Mariam bikarangira abaye inyamaswa. Noneho muri ako kanya kubona Fereyiro nibwo nongeye gusubiza ubwenge inyuma, ntangira kwibaza ubundi kuri Mariam cyane, kuko Mariam nkurikije ibintu byose maze kumumenyaho no kumwumvaho, wagira ngo yaje ari nk'intumwa yaje mu muryango wa Lewis aje ku kazi, kubera ko kumenya igihe yahindukiye ngo abe umuntu mubi biragoye cyane. Ariko impamvu nkeka ko yahindutse kera cyangwa se yaje adakunda Petron Lewis koko, ni uburyo nyuma y'agahe gato yababanye aribwo yabeshye ko inda yari atwite y'umwana we w'imfura, ubwo akaba umwana nkurikira inda ye yavuyemo amanutse ku maesikariye kubera ko atakundaga Petron Lewis. Noneho cya gihe ba Petron Lewis na ba Torres bajyaga mu ishyamba kubohora ambasaderi mama wa Torres, akaba aribwo Mariam yagiye mu tubari n'utubyiniro bakamutera inda navutsemo. Mbese muri make nko kuvuga ko aka kanya biramutse ariko byagenze nari kuba mfite umuvandimwe tuvukana kuri Mariam Sultanis, iyo nda ye itaza kuvamo amanutse ku maesikariye. Gusa ibyo umuntu akaba atabasha kubihamya kubera ko Mariam ari umubeshyi mubi cyane, kuko yatumye Petron Lewis abaho ubuzima bwe bwose azi ko njyewe ntari umwana we. Ariko ibimenyetso byashyizwe mu ngoro ndangamurage bikaza bigaragaza ko amaraso yacu ahura neza cyane. Ibyo namaze kubitekereza Fereyiro na Bonita bamaze kutugeraho. Fereyiro ahita anyegera ambwira ko ikintu cya mbere akeneye ari ukubonana na Mariam, kubera ko akeneye kumubaza ibibazo byinshi. CEO Krista Lewis avuga ko uwo atari umwanya mwiza wabyo, kubera ko afite ubutumwa yasigiwe na Petron Lewis mbere yo kuruhuka, ko nta muntu wemerewe guhura na Mariam Sultanis ngo bagire icyo baganira adafite uruhushya rwe. Ndetse uko biteganijwe Petron Lewis yagenye ko igihe Mariam Sultanis arahabwa umwanya n'amahirwe yo kuvuga mbere y'ibirakurikiraho byose, twese abagomba kuba bahari turaba turi kumwe. Ubwo ni Petron Lewis, Landry Lewis, CEO Krista Lewis ndetse na Fereyiro nk'abantu bafitanye isano na Mariam Sultanis, kugira ngo baganire bamubaza ibibazo bafitiye amatsiko byose. CEO Krista Lewis yamaze kuvuga gutyo twese tumera nk'abatunguwe, ariko ntitwabitindaho kubera ko twari tumaze kumenya ko hari uburyo Petron Lewis yabiteguye. Ariko njyewe ku mutima wanjye numva uwo mwanya araba ari umwanya mwiza, kubera ko akaramva ku mutima niyo Mariam Sultanis yakumva tukamurekura akigendera ko ubwako karamwiyicira ashengurwa umutima nako. Ibyo namaze kubitekereza CEO Krista Lewis ahita abwira Fereyiro ko rero ibyo igihe bitaraba, kubera ko hari n'undi muntu barakenera guhura na mbere ya Mariam. Byaba byiza abaye umufasha mwiza akajya gutegura neza aho ababyeyi be baraza kwimukira ubwo baraba bagarutse mu butaka bwa ba Lewis.
muri make nko kumubwira ko yajya kureba uko inzu ya Vice Chairman Siridiyo na Dogiteri Lorena baza guturamo bimukiye iwacira bimeze. Bonita avuga ko baraba bari kumwe neza cyane nta kibazo, ndetse mboneraho no kumenya impamvu CEO Krista Lewis mu bantu avuze Petronile Lewis yavuze barahura na Mariam Sultanisi atavuzemo nyogokuru Sofia, ko ari ukugira ngo Ferigiro atamenya ko mama we akiriho kandi nayo ari surprise afitiwe. Ubwo Bonita na marume Ferigiro bamaze kuva aho ngaho bajyanye na CEO Krista, Neyira Lewis asigara arimo gushaka amafunguro yo gushyira Mariam Sultanisi. Nuko njyewe Apollo na Gerard Lewis tuva aho ngaho tugenda tugana hanze y'urugo rw'umuryango wa ba Lewis, aho byanyoroheye kubona Gaston kuko yari aho hafi, ndetse abandi basiga ku ruhande. Ngenda musanga mugezaho ibyifuzo by'uko dushaka kugenda mu cyumba kirimo abantu bafunzwe, ubundi tukababaza ibibazo bimwe na bimwe. Gaston yamaze kubyumva mpereza urufunguzo rw'ikarita, gusa mukuru mpereza nakomeje kumwitegereza cyane nduhutse umutima, maze ndamubwira nti ntabwo nari narigeze ntekereza ko ibintu bizagera kuri uru rwego, ndetse yewe mu byo ntatekereje kuko nabyumvaga mu magambo bavuga ko burya isano iruta amaraso, sinigeze ntekereza ko njye nawe tuzagerana ahangaha tugeze. None reba mukuru wanjye watambye ibitambo by'inzozi zawe kugeza n'aka kanya nta musaruro wifuza uba urahatugejeje. Ntakubeshye ndatekereza ko igihe kigeze kugira ngo ugere ku gihe cyo gutekereza icyakubera igihembo cyiza ku byo wakoreye umuryango wa ba Lewis, ndetse kandi bimbikubwiye kubera ko ari njye muntu twegeranye cyane, uko twawubanye urabizi neza, bityo nubwo nawe uri umunyamuryango wa Lewis ariko nkeneye kumva ikintu kimwe kikuri ku mutima, ubundi mbeho basinzi icyo urimo gutekereza. Namaze kubwira Gaston gutya aramwenyura ndeba ankora no ku rutugu, nuko mu kuruhutsa umutima mbwira avuga ati Max, aho urimo kuganisha ndi kuhumva, kubera ko nta kindi kintu utekereje uretse kuva ubwo watangiraga amashuri kugera aka kanya narabaye nk'uwirengagije inzozi zanjye cyangwa se inzira zanjye numvaga ko nzacamo ubundi nkaza kuba uwo mu muryango wa ba Lewis hafi. Mbese muri cya gihe bamwe bagenda bakaguta kubera ko uri mu byago, njye nkaba narahagumye. Rero aka kanya ukaba uri kumva ko nkeneye ingororano, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko ahubwo byose nabikoranye umutima wituri neza, kuko wowe icyo utari gutekereza ni impamvu nabikoze nkahaguma kandi nari kugenda nk'abandi bose bagiye gukomeza kuzuza inzozi zabo. Ariko wibuke ko njye naje mu muryango wa Lewis mvuye munsi y'imodoka aho Petronile Lewis yarankuye mu masaha ya nijoro. Ibyo iyo bitaba ubu nshobora kuba nari kuba narapfuye, iyo bitaba nshobora kuba nari kuba nikorera imizigo ku muhanda, cyangwa se nanone nshobora kuba naramugaye nta ngingo ngira kubwo kuba naragonzwe n'imodoka, kubera ko byari byaranditswe ko nzarokorwa na Petronile Lewis muri ririya joro. Iyo iryo geno ritaba mwari ririya joro ntabwo nari kumenya inkomoko yanjye n'umuryango wanjye. Rero gabanya amarangamutima ngo wumve ko aka kanya nakoreye ibihembo, ahubwo njye nakoze ibi kugira ngo nishyure ibyo nakorewe. Wibuke ko hari abakorewe nk'ibyo nakorewe ndetse no kubirusha, ariko bo bakaba nta kindi bazanye uretse amakuba. Ngira ngo n'iyi ntambara turimo nonaha intandaro yayo urayizi, bityo niba ukeneye kumpemba koko cyangwa se ukumva umfitiye impuhwe, uzambera umuvandimwe mwiza, ibyo nzabyakira neza cyane kandi nicyo gihembo nkeneye. Gaston yamaze kumbwira gutya nkora ku rutugu, ibyo bituma nibuka ijoro Petronile Lewis yahuriyemo nawe ubwo we na Rufusi bari bavuye muri Merine. Sobanukirwa neza ko ibyo avuze ari Rufusi wagiriwe neza, none aka kanya akaba ari we wateje ibibazo byose byabereye mu gihugu cya Kentrone. Nuko amaze kumpereza urufunguzo ambwira kujya gukora ibyo ngomba gukora, ibindi bizaza nyuma. Mbura nicyo musubiza, ariko njyana ikiniga nibutse uburyo hari habuze gato ngo abe padiri, ndetse yewe akaba yaranirengagije umuryango we. Mama we Norita wari umukeneye cyane, ariko akemera kuba umurinzi w'umuryango wa Lewis. Ibyo yanyuzemo byose nagiye mbivuga mu nkuru yanjye. Ubwo nageze aho Apollo na Gerard Lewis bari dukomeza kugendana, bambaza ikintu kimeze nk'aho kinciye intege mu magambo Gaston ambwiye. Mbabwira ko nta kinciye intege, ahubwo ari njye wubitse ikintu ku mutima cyo kwiha inshingano z'uko Gaston igihe ibintu byose bizaba bimeze neza agomba kubaho ubuzima aho azagira umuryango we mwiza kandi umeze neza, ndetse ibikorwa bye umuryango wa Lewis ukazahora ubyibuka. Namaze kubabwira gutyo bamenya ko nta kibi tuvuganye,
kugera ubwo twinjiye ku muryango ufungurwa n'urufunguzo Gaston amaze kumpereza, ubundi dusangamo General Torres yicaranye na General Herman Luis ndetse na Rufus. Bakitubona Apollo akomeza guhagarara ku muryango, nge na Jared Luis tugenda dusanga Herman Luis. General Torres ahita avuga ati ndashaka kuvugana na Petronile Lewis aka kanya igitaraganya. Bitamusubiza nti ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Ni iyihe mpamvu ushaka kumuvugisha se? Urashaka kongera kumukanga se umubwira ko ntacyo ari cyo? Mbese muri make gahunda ze zidashobora gucamo uko byagenda kose? Mbese ngo yakira ukuri ko yabaye igicibwa bityo nta buzima gatozi agifite? Cyangwa aka kanya ushaka kumubwira amwe mu magambo y'amateshwa kugira ngo urebe ko wabasha kwirengera, urebe uko uyu mwobo urimo uba ushobora kuwusohokamo? Abantu murasetsa cyane ye. Ubu uwo witaga ko nta gahunda cyangwa se nta kintu yakora ngo gicemo, uri kumva ari we ukeneye cyane, kubera ko ari we uzi neza ko ari we wavugisha mushiki we Dorcas kugira ngo akuvuganire. Mu kanya kadatinze abana bawe baraba bavuga bati turicuza kuba dufite papa wacu umeze kuriya. Ndetse niyo byaba atari ukuri koko baticuza mu mitima yabo, ariko bagomba kubikora kubera ko aho barajya batambuka hose muri iki gihugu kugira ngo ubuzima bwabo ntibuhangirikire. Icyo basabwa ni ukwikuraho papa wabo w'umugambanyi wateye akaga igihugu cya Kentrone. Mbega igisebo we! Naho kuvugana na Petronile Lewis urimo kubasha gutekereza, banza ubyibagirwe, byibura ubashe gutera n'intambwe ntoya ubashe kuvugisha n'umwana we, byibura urebe ko we uramutera imbabazi bikemera. General Torres ahita avuga ati buretse gatoya ngo mbashe kuvugisha umwana we. General Torres yamaze kuvuga gutyo mu rujijo rwinshi cyane, acanganyikiwe yibaza umwana wa Petronile Lewis ndimo kuvugaho nonaha. Nuko Jared Lewis yegera General Herman Luis adaciye ku ruhande aramubwira ati ibintu byose nubwo aka kanya bimeze nkaho biri hagati na hagati, ariko byakurangiriyeho kubera ko leta ya Yope ndetse na Venezi nkoresheje ubwenge ndetse n'ubwonko bwanjye mu buryo mwanyigishije kubutekereresha, namaze kumenya ko bamaze gutegura uburyo bwo kuba bagutabara. Ikirenze ibyo n'umuvandimwe wawe Harold Lewis, umunyamategeko ukomeye cyane, akaba arakora ibishoboka byose ngo aze kugutabara ibyo umuryango wa Lewis ushobora kugukorera. Ariko aka kanya ubwo ndi kukubwira ibi urabyumva neza cyane ko twamaze kumenya byose, ndetse tukaba twamaze gushyiraho umwitangirizwa w'uko nta hantu na hamwe bashobora kumenera. Noneho aho twabarushirije ubwenge akaba ari uko nibaramuka bibeshye barasanga ari twebwe twabateze umutego ubundi bagwemo bitagishoboka. Ariko aka kanya nge nshobora kuguha amahirwe ibyo bigashoboka kugira ngo leta yawe itagwa mu mutego igakomeza guseba cyane, wenda aba ari wowe bwashyiraho igisebo wenyine, ubundi bo bakomeze babeho mu mahoro. Ikintu kimwe gishobora gutuma ibyo byose biba, nawe aka kanya ukaba urimo kugitekereza ntiriwe nanakubwira, ariko wenda reka nkikubwira ubundi bize kurangira ukimenye, nibiba na ngombwa uze kugitekerezaho hanyuma uze kumpa umwanzuro mu gihe gitoya. Ndashaka ko umbwira ngo mama wanjye ninde? Wavuze ko ngo navutse ku muntu, ariko nanone nkavuka mu buryo bwa tekinoloji, kumwe abantu b'inyamaswa nkamwe mutajya mugira impuhwe, ndetse nkaba nanamaze kubisobanukirwa kuko si rimwe cyangwa se kabiri nabonye mukura abana mu nda za ba nyina, ubundi mukabashyira mu byuma ngo nibwo muri kubaho ubuzima bwiza. Rero njyewe icyo mbasaba none ahantu ukumbwira ngo mama wanjye ninde. Ibyo numara kubimbwira nanjye ndaguha ububasha bwo kuba wahamagara umuvandimwe wawe, umubwire yitonde, anabwire leta yanyu ihagarare itaragwa mu rwobo. General Herman Luis yarasetse cyane areba Jared Lewis, aramubwira ati musore mutoya, iteka ryose abantu bazira ko babwirwa ariko ntibabashe kumva, ndetse bakaba bafite n'amaso ariko bakareba ntibabone. Ibintu ngiye kukubwira n'ubwa nyuma ngiye kubigusubiriramo, ubwo nutabasha kubyumva uzabyihorere, ibyo birakureba. Icyambere ni njye mubyeyi wawe umwe rukumbi. Okay, kuba papa wacu njye n'umuvandimwe wanjye yarahisemo kukubyara yarabizi neza ko igihe kizagera ukaba umuntu ukenewe cyane kugira ngo uzusi ikivike, ndetse nyuma y'uko Petronile Lewis amutsinze mu ishyamba n'abasirikare be akatugusigira ngo tukwiteho uzasoze ikivike, yambwiye ubwe ko ari njye ubaye papa wawe, ari nayo mpamvu nakureze nk'umubyeyi nkakwigisha uburyo ugomba kubaho nk'umuntu, ariko nanone wanga urunuka umuryango wa ba Lewis. Ibyo warabikurikije ku buryo twaguhaye byose nk'uko twabihaye umuvandimwe wawe Tom Lewis,
kugeza ejo ubwo bakwinjiraga mu matwi ugahindura ibitekerezo byawe maze ukumva ko umuryango wa Lewis wagombaga gutsinda hasi ari wo ugomba kurwana. Ndetse mu gihe njye na Harold tukibishidikanyaho uyu munsi wabitweretse, ariko ikintu ugomba kumenya kimwe nuko umuryango atari uwabyaye, ahubwo umuryango ni abantu mwasangiye bimwe, mwabaye hamwe byose mubikoranye urukundo. Kuba wamenye ko Gitera wo kuba papa wawe ari nawe papa wacu Milton Lewis akiri muzima ari we Petron Lewis, byatumye biguhuma amaso maze urasamara cyane uza umwirukira n'uriya musore we wigize indakwereka ngo ni Maximilian watangiye intambara, kumbe byose ashaka kugera ku muryango we wari waranyazwe. Ntabwo bikugira umuryango wa Lewis wa musore we. Ikindi rero cya nyuma, twebwe dutandukanye nawe wanjijiwe, kubera ko uko uri kubaririza mama wawe cyane ni kuri gukomeza kumushyira mu kangaratete, kubera ko umuryango wa Lewis ntabwo umukunda na gatoya. Niba rero ushaka mama wawe, rekera aho ngaho kumubaririza, cyangwa se uhitemo bamumenye ubundi bamwice cyane ko bamumenye noneho ari wowe waba urimbuye ubuzima bwe. Icyanyuma kirenze kuri ibyo, urinjiji cyane ku buryo ntakwirirwa nta umwanya wanjye nkubwira mama wawe, kuko ntacyo byakumarira. Naho kuba ushaka ngo gukize ubuzima bwanjye, rwose ntabyo wakora, kuko utekereza hasi cyane. Kuba utekereza ko mwatsinze urugamba rwo kwisubiza igihugu twari twaje gufata, ndetse na Petron Lewis n'umuhungu we w'imfura bakaba bongeye gufata umuryango wabo wa Lewis, ntabwo bivuze ko ubu muhagaze neza, kuko ahubwo mwicariye ikara rishyushye. Gusa kuri wowe Gerard Lewis usa n'ufite agahe gatoya ko kubitekerezaho, nufata umwanzuro muzima bagiye kuza bataraza urabufasha icyemezo cyiza, kuko nawe urabizi ntabwo leta ya Yope ushobora kuyitsinda. General Herman Lewis yamaze kuvuga gutyo umujinya uhita unyica, ngenda mufata mu mashati maze ndamwegera mureba mu isura, mu ijwi rinini cyane ku buryo numvaga nanamukubitana umujinya mwinshi cyane, ariko byose mbitewe n'iryo jambo avuze ngo leta ya Yope ntabwo twayitsinda. Nuko ndamubwira nti, iyo leta yawe urimo kurataguza ko ntayitsinda, nayinjiyemo bitemewe n'amategeko, ndangije birarenga mu gasuzuguro kenshi cyane. Njye n'ingabo zanjye nari nyoboye nshimuta abakozi bose n'inzu y'inteko ishinga amategeko mu gihe kirenze amasaha 28, ubundi nkuramo urukingo rwa IDV virus mwebwe bagashaka buhake bari bashimuse ndarugarura, biranarenga mu nzira ngaruka nyura mu gihugu mwari mucumbitsemo cya Venezi, ubundi mbishongoraho ndinda ngaruka muri Kentorone nta numwe umenya uwo ndiwe, cyangwa se ngo ibyabaye muri Yope ni ibiki, uretse kumva imirindi yanjye n'abanjye gusa. Rero ibyo urimo kwivugishwa ngo leta ya Yope ntacyo twayikoraho, aka kanya nshatse nanagenda na perezidanse yayo nkayishimuta na perezida wanyu nkamushimuta, ubundi nkamuha gasopo, uburyo azasigara asiganuza akamenya ko njyewe wihishe inyuma ya byose ndirandiri Lewis, umwana wa Petron Lewis, wa Bron Lewis, wa Toromeo Lewis, wa Robert Lewis, wa Moria Lewis, wa Moria. Rero nutanatinya ibyo ubona uzatinya inkomoko yanjye. Aka kanya mu gihe uri ahangaha ho gukomeza guhangayikira leta ya Yope, ihangayikira ubwawe, kubera ko ibirakuzira iyo leta ntacyo yabikoraho. Umuvandimwe wawe nawe aho ari ararya rimenge, kuko kuzana na Gerard Lewis hano kwari ukumuha amahirwe ngo yicuze maze agire ubuzima gatozi, ariko urakoze ku mahitamo umukoreye we n'umwana wanyu Tom Lewis. Izi zari inzira nziza rwose, ariko icyo utazi nuko nindamuka nihaye intego ko ngiye gushaka mama wa Gerard Lewis, nta n'amasaha 96 biramfata, kandi nimubona ndaza kukwishongoraho. Nanakubwira ko iyindi nshuro urabona ninjiyemo hano araba ari ibyago byawe bigeze, kugira ngo kubera kwinangira kwawe. Ngaho komeza uhitemo neza, ntucike intege rwose. Namaze kuvuga gutyo mbwira General Herman Lewis, ari nako General Torres yari yatunguwe cyane, ndetse mu kurekura Herman Lewis ahita aza kurura ikibuno amfata ku maguru yanjye ambaza mbwira niba ibyo yumvise mvuga ari ukuri. Mu kumwire kuza mu gasuzuguro kenshi mubaza ibyo arimo kumbaza yumvise mvuga, hagati yo kuba ndirandiri Lewis umwana wa Petron Lewis bapfuye urw'amaherere, kandi bazi neza ko basigiwe ububasha nawe, ariko aho kurwana bakagenda bagaterera agati mu ryinyo kugeza ubwo imizimu yacu ariyo yigiriye umujinya ikazuka, cyangwa se kuko bari twebwe twateye mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'igihangange ku isi cya Yope, ubundi tukahayogoza nubwo twahaburiye umuvandimwe. General Torres mukumva musubije gutya areba hasi kubera ipfunwe,
rigaragaza ko yamashagaga yari afite mbere ubwo yari yizeye ko Louis baraza gufata igihugu bakamuha ubuyobozi, twebwe tukaba ibicibwa yashize. Nuko mpita mureba maze ndamubwira nti Torres we, ubundi ni igisebo kubona umugabo nkawe akururuka hasi arimo kuntakambira, kandi inshuro ya nyuma twari duherutse kubonana yaranteruraga nk'igitambambuga abona ko nta gikangisho na kimwe mufiteho. Igisebo ku maso yawe ndetse n'ipfunwe ryinshi ku mutima wawe bikomeze bigucira urubanza, wumva uburyo usuzuguritse cyane, ariko nta wakurenganya, aho ubibye niho usarura. Ikibazo cyawe akaba ari uko wabibaga ugatekereza ko umusaruro wawe uzatandukana n'ibyo wabibye, ariko ntabwo isi ariko iteye, usarura byanga byakunda ibyo wabibye. Rero gutekereza ko guca muri byinshi bikugerana hafi y'urupfu bisebetse kugira ngo uzasarure neza nk'uko byagendekeye papa wanjye, rwose waribeshye cyane. N'ikimenyimenyi reba aho uri, urebe nawe aho ari turimo nonaha. Noneho ikirenze n'ibyo nta nubwo byari byaza, kuko aka karacyara gatonyanga mu nyanja. Ubu igisigaye ni ukumenyesha isi ko turi umuryango wa Louis, kandi nta muntu n'umwe uzongera kutwisukira icyo yaba yitwaje cyose. Aho twahereye tubembetereza, reka nizere ko amahitamo yanyu mwayafashe mwayateguye, bityo ingaruka zayo nazo muzazifate mwaziteguye neza cyane. Namaze kubwira ba General Torres na Herman Louis gutyo baratuza. Mpita mbaza Jared Louis niba hari ikindi kintu asigaje kuvuga, azunguza umutwe ambwira ko ntacyo asigaje kuvuga. Mu gihe twihindukiriye twigendeye twagiye twumva Rufus avugiye ku ruhande avuga ati cyakora ntacyo narenzaho kuko iyi si irazenguruka. Ntabwo nshobora kwizera ko nahoze ndi igikomerezwa, ariko aka kanya umwana nkawe ukaba uri kugera naho ndi byitwa ko mfunzwe, akaba atanca n'iryera kugira ngo ambaze amakuru yanjye. Uwashakiye isi yayitondamo neza cyane, kuko ntawe umenya aho bwirageze, yewe icyangira umuntu kimutera n'agahinda. Rufus yamaze kuvuga gutyo ndamwitegereza, ubundi ndahindukira ndamwegera, nduhutse umutima, ubundi mpita mubwira nti nkuko ubivuze, kugira icyo nkubwira ni ibintu bigoye cyane, kuko ubundi umuntu byitwa ko afite imbaraga niwe muntu byibura yagira icyo abaza cyangwa se abwira wenda. None se wowe aka kanya naba nkubaza iki? Ufite iki se? Ubundi suri igiki? Uretse kuba gusa uri umugambanyi, nta gaciro na gake ugira, nta ndangagaciro byibura yewe nta n'inyurabwenge ugira ngo ubashe no gutekereza neza, kuko ibintu byose ukora ubikora uhubutse cyane. Reka duhere mu minsi yashize ubwo waturitsaga ibisasu mu mujyi ukagenda umeze nk'uwigize umutabazi. Narakurebaga nkavuga nti koko wakubyaye wamuteye agahinda gakomeye cyane, kubera ko uri rusahurira mu nduru gusa, nta n'intumbero ugira urwanira inda yawe gusa, kuko byibura nta nubwo ushobora urwanira n'inyungu z'abantu benshi ngo hari uzakwibuka. Nongere nkwibutsa uburyo ukigera mu muryango wa Louis watangiye kwiba imitungo y'umuryango ukajya kuyihisha mu nzu y'ibanga n'ubundi y'umuryango. Mbega igisebo! Nari mpari byose mbizi, kuko n'imitungo wabuze ukabura uko wavuga ko wayibuze ninjye wayikwibye, byibura yagiriye abantu akamaro, mu gihe wowe wari warayihishe mu cyobo gusa kugira ngo witwe ko ufite imitungo, maze nugera mu mage uzafate wiruke uhunga. Ntekereza ko ari nabyo wari ukoze mu kanya, ariko umupangu wawe ukanga gucamo. Ese ni gute umugabo witwa ko afite indangagaciro ashobora kurutisha abavandimwe be, abamugiriye neza bakamukura aho wavuye, akabarutisha inda ye koko? Mu kanya gashize nibwo nganiriye n'umuntu anyibutsa ko neza umuntu yagiriwe ubwo yari mu byago bikomeye cyane, hari ubwo ashobora kuyitura abayimugiriye bikanarenga bo akaba ari bo bamujyamo n'ideni. Ariko kuri wowe wafatiranye neza wagiriwe, ubundi uraza ukubura twose usanze, ndetse noneho ikibabaje nuko no kurwanira inda yawe utari unazi bipfa n'ibikira. None reba aho urimo kwivugishwa ngo ntabwo barimo kuguca n'iryera. Icyo ntabwo ari cyo cyagakwiye kuba kiguhangayikishije, kuko hariya hanze urupfu rwa Donaldo wagufataga nk'umuvandimwe, urupfu rwa mushiki we Tatiana Clarissa, impfu z'abasirikare baguye mu butaka bwa Louis n'abapolisi ubwo nari mfite imyaka 8, ndetse n'ibindi byose uzi biri kuri Black Box nabibye, byose birabategereje hariya hanze. Nimwambare mukenyero ubundi mwakira umusaruro w'ibyo mwabibye, ngo ntawe uri kuguca iryera. Ako gaciro se uragafite? Namaze kubwira Rufus gutyo ndabibona ko we na Torres mbasigiye ubwoba bwinshi cyane,
nuko ndasohoka ngeze ku muryango na Gerard Lewis arebamo bwa nyuma, ubundi Apollo arafunga. Akimara gufunga neza nsubiza urufunguzo maze bose baruhutse umutima bahagaze. Mu gihe ndi kwibaza ibibaye n'impamvu bahagaze, Apollo ahita avuga ambwira ati ushobora kuba waranyuze muri byinshi musore wacu, gusa bya bindi bavuga ko ikitakwishe kigukomeza, uyu ni umusaruro waciyemo wagukomeje kugera ku rwego uri igikomerezwa, kandi umuryango wawe wa Lewis ntabwo uzigera kwibagirwa mu mateka yawo. Gerard Lewis amwikiriza avuga ati niyo ibyo ndi kurwanira byose nabihomba, ariko kuba nzi ko nagize amahirwe yo kuba nararwanye intambara na Maximilian umwana wa ba Lewis rwose ni ibintu binteye ishema cyane. Gerard Lewis yamaze kuvuga gutyo bombi mbakoraho ku ntugu zabo, musubiza mubwira ko ibyo avuze ngo niyo yahomba byose. Njyewe mwijeje ko ntarafata igihe kinini cyane kugira ngo mubwire mama we cyangwa se mumenye, kandi ibyo General Herman Lewis arimo kuvuga ngo mama we turamwanga cyane, nareke kumukanga kubera ko ntabwo twakwanga umuntu tutanazi. Gerard Lewis yamaze kubyumva mpita muhereza ibitugu dusuhuzanya mu buryo bwa gisore, bimwe bita big up, ndetse na Apollo bigenda bityo. Ahita ambwira ko ubwo yageraga muri kaminuza abanyeshuri bose bamubonye bagatangira kumusingiza kubera ubutwari yagaragaje, ndetse kuri ubu Minisiteri y'Uburezi kubera ko yamaze kumenya amabara ya principal wa kaminuza yafashe gahunda yo kumukuraho nubwo kaminuza ari iye, cyane ko n'ubundi nawe ari mu byihisho akaba afite ubwoba bwo gufungwa kubera ibyaha bakoreye umuryango wa Apollo. Ari nayo mpamvu aka kanya yashakaga kuza kubaza uriya mugabo ngo amukuremo amakuru mu gihe bagenzi be ubu ngubu bafunzwe, kugira ngo ayo makuru azayakoreshe mu rukiko cyangwa se arimo gushinja. Apollo yamaze kumbwira gutyo, mubwira ko nubwo uriya mugabo arimo guhunga, ariko ntabwo azahunga iteka ryose kandi ibyo yakoze azabiryozwa, cyane ko bagenzi be ubu ngubu bafitwe n'ubugenzacyaha. Ndetse nk'umunyeshuri uri mu mwaka ukurikira uwa nyuma, twese turabizi ko azagera ikirenge mu cya papa we, ku buryo azamuhesha ishema ryinshi, ndetse mama we yajya amureba akamubonamo umugabo we bamwambuye. Apollo namaze kumubwira gutya ambwira ko abyizeye, ari nayo mpamvu intambara turimo nirangira azakomeza amasomo bisanzwe, gusa agiye kuba ari kumwe natwe nubwo umukunzi we yamubwiye ko baba bajyanye akaba ari we uri muri ghetto abamo, ariko akamuhakanira. Gerard Lewis yahise avuga ko rero atekereza ko igikurikiyeho ari ugufata ingamba z'uburyo ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza kwataka dushobora kugikumira cyangwa se kukibona hakiri kare. Gusa ku ruhande rwe akoresheje radari ziriya ndege ye ibyo mu kirere ababibona neza cyane, ariko hari abashobora kuza banyuze ku butaka cyangwa se bakaza mu bundi buryo nko kudushyiraho icyasha cyangwa se ikindi kintu, ugasanga bibaye ibibazo bikomeye cyane. Kandi mu by'ukuri umuryango wa Lewis yamaze kuwukunda no kuyumvamo, ku buryo intambara zose bisaba ko arwana wurwanirira icyo byasaba byose agomba kuzirwana. Gerard Lewis yamaze kuvuga gutyo we na Apollo, mbabwira ko ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye nkamenya ko papa wanjye amaze imyaka 9 ari muri koma, ariko akaba amaze gupfa, narahiye indahiro mvuga ko ngiye kumuhesha ishema ku buryo nta muntu uzigera umwibagirwa. Icyo gihe nari ndi njyenyine ku giti cyanjye, ndetse ubuzima nari ndimo butanyoroheye na gatoya, kubera ko ahubwo mu buzima bugoye niko abandindaga bose bagiye bashira, ndetse n'abana twigana hakabamo abandwanya, ariko ntabwo nacitse intege, ndetse ubwanjye menyera ko nzarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Nkaba ntari narigeze ntekereza ko nzagera igihe nkabona abantu banshyigikira mu ntambara ndimo kurwana. Ari nayo mpamvu aka kanya rwose ntabona uko mbashimira, kuko no kwizera ko umukunzi wanjye Gema Sultanisi wanyiyunzeho mu ntambara twari kumwe neza, ntabwo nabanje kubyizera byuzuye kubera ko natekerezaga ko igihe gishobora kugera akarambirwa kigendera. Namaze kubabwira gutyo bambwira ko bahari ku bwanjye, nuko tuva aho ngaho tugenda dusanga Gastam aho ari musubiza imfunguzo ze. Ubwo twase twerekeza mu rugo, ariko turimo kugenda tuganira bisanzwe. Njye na Apollo twatunguwe no kubona Gerard Lewis ahagaze ahanze amaso imbere yacu, ndetse hafi no guta inkonda, ndetse umugoroba wa joro umurikiwe n'amatara yo muri kampani byose biri kumugaragaza neza cyane. Umurebeye ku isura ye uburyo wagira ngo amarangamutima ni menshi cyane. Gerard Lewis mu kumubaza ikintu kimuhagaritse ku buryo wagira ngo ahagaze n'umutima, ariko ntiyagira ikintu na kimwe ansubiza, ahubwo mpitamo guhita ndeba imbere aho hanze amaso. Ntungurwa no kubona Fereyiro na Bonita barimo kuza bagana aho turi, ndetse bahita batugeraho. Ibyo mba mbyirengagije mpita mbaza Bonita ko wagira ngo baratashye kandi twari tutaraganira.
ambwira nyibutsa ko nibuka ko hari ibyo arimo gucunga, kandi Amba Sabine nibwo ahageze mu rugo aka kanya, mu gihe Kapiteni Cedro Jeff we atakihagarutse kubera ibyo bamuhamagariye ibukuru, bityo agomba kuba ari kumwe na Amba Sabine mu rugo. Namaze kubyumva mpita mubwira ko ndimo kubyumva, gusa mubwira ko ndi kumushimira cyane uburyo kuva mu cyakare yatubaye hafi, ku buryo kumugira byari by'agaciro kandi tuzanamuhorane kuko ntawe ushoboye nk'ibye. Bonita aboneraho kumbwira ko yaje gukurikirana indege yatwaye Venice Salvatore, abona amarengero yayo ko ari mu gihugu cya Venezi, bigaragara ko byanga byakunda hari umuntu wamwakiriye uri muri Venezi, cyane ko n'ubundi Venice Salvatore yari afitanye umubano ukomeye na perezida wa Venezi. Bonita namushimiye akazi ke. Fereyiro avuga ko twakoze cyane ku kuba twamaze kwakira umuryango we, ndetse aho umusaza n'umukecuru bazaba bari nk'abagomba kuza mu butaka bwa ba Lewis, akaba yamaze kuhabona no gufatanya n'abashinzwe kuhategura, bityo agiye kubabwira ko ibintu bimeze neza cyane kugira ngo igihe babereye tayari bazahatahe. Fereyiro yamaze kumbwira gutyo ndamushimira cyane, mu gihe ntekereza ko hari ikindi kintu abo turi kumwe bagiye kubabwira nahindukije amaso, ntungurwa kumbe no gusanga Jared Lewis umuntu yari yarangariye kuva kare hose nta wundi ari Bonita, ndetse Bonita nyuma yo kumvugisha yari yamaze kubona ko barimo kumwitegereza cyane, ahita areba hasi akajya azamura amaso akareba Jared Lewis yabona kimwitegereza nawe akamuhunza amaso. Mu gutungurwa kwinshi ndeba Apollo mbona nawe yarangije kubibona, noneho kwa kundi abantu dutandukaniye ku ruhu amarangamutima yabo batajya bayahishira ku ruhande, Jared Lewis yahise amuhereza ikiganza amubwira ati ni byiza kukumenya, ukuvuga neza ku ikoranabuhanga ni nako no mu buzima busanzwe uvuga, ikirenze n'ibyo ijwi ryawe n'uburyo uteye nuko usa birahuye cyane. Bonita yakiriye ikiganza cya Jared Lewis afite amasoni menshi cyane, ndetse mu kureba Fereyiro mbona ibyo bintu bimuteye ifuhe cyane, ari nako ndeba na Apollo nkabona byose ari kubireba. Nuko bagiye kudusezeraho Jared Lewis yahise abwira Bonita amubaza niba yamuha nimero ye ya telefone akaza kumwandikira bakagira ikintu bavugana. Bonita andeba nanjye mureba ahita atangira kubwira Jared Lewis nimero azandika muri telefone ye, ariko ibyo byarangiye ubona Fereyiro yarambiwe cyane ku buryo wabonaga ifuhe riri gutemba riva ku maso rikamanuka no ku birenge. Ibyo sinabitindaho Bonita na Fereyiro bava aho ngaho bagenda, ariko Jared Lewis we yabakurikije amaso cyane. Bamaze gusohoka mu bipangu bya ba Lewis twese twatangiye kumva Jared Lewis yiyamira avuga ati mbega umukobwa we, ubundi Kentorone ni igihugu cy'inzozi zanjye kabisa, ubu suriya ntabwo ari we mukobwa uzaba umugore wangera, naba ndaburije atambereye umugore wanjye kabisa. Apollo ahita amusubiza ati none se n'ubwa mbere wahura n'umukobwa, none aka kanya utangiye no gupanga ko yakubera umugore? Ntabwo ku mugabane wacu ariko bikora man, twebwe turabanza tugatereta agaca hirya agaca hino, noneho ababyeyi bakabimenya, ikirenze n'ibyo wibuke ko uramutse ugize amahirwe uriya mukobwa akakwemera, papa we ni igikomerezwa muri Kentorone kuko wabyiboneye ubu niwe ushinzwe abasirikare barinda perezida, ndetse bidatinze amapeti araba arabagirana ari menshi ku ntugu ze. Urumva rero nawe ugomba kwikandagira. Mpita mvuga nti ahubwo se ibyo tubyihorere tureke ngo yamwemereye, uyu musore bahoze bari kumwe we uramuca mu nzara ko mbonye wandikaga nimero ifuhe rye ryose rikagaragara ku maso, ariko se tunabireka ubundi uramukunze cyangwa guteye irari? Uriya mwana ni mushiki wanjye mani, nizere ko ya mikino mwirirwamo iriya hirya utayimuzanaho ngo wumve ko nabikwemerera. Jared Lewis ahita avuga ati ubundi ibi nibyo navugaga mani, kuba inshuti nawe ni ibintu by'agaciro cyane, noneho no kuba ababyeyi bacu bashobora kuba bose bafitanye isano n'umuryango wa ba Lewis, uzambera itara rizajya rimurikira mu ntambwe zanjye mani. Ariko nakubeshye uyu mukobwa ntabwo mugiriye irari, erega buri muntu wese agira igihe cye. Ubu nanjye nibwo nabona umukobwa ngatangira ngatekereza ndi papa, umugore wanjye ari nawe mama w'abana banjye ari hariya hirya ari kuvomerera indabo ziri mu busitani bw'inyuma y'urugo rwacu, hanyuma abana bakaza biruka bahamagara ngo papa papa papa, mama yanze ko dukora ku itiyo y'amazi, barimo kurira, nanjye ngahaguruka ngenda niruka nigize nk'ufite umujinya, ngahita mwambura itiyo y'amazi ubundi ngatangira kuyamumenaho. Abana baje banyirutse inyuma bagahita batangira kumuseka cyane, ngahita mbahinduka mbamenaho amazi nabo ubundi bakiruka tukiruka mu busitani kugeza ubwo turushye, ubundi ngahita nigwisha hasi umugore wanjye nawe akabibona agahita aza akangwaho,
n'abana bakangwaho amazi ari kutumenekaho. Mbega ubuzima bwiza nzagirana n'uyu mukobwa we. Jared Lewis yamaze kuvuga gutyo, Apollo ahita amuca mu ijambo, amukoraho amukura mu bitekerezo n'amaboko yari yashyize mu gituza ari kureba mu kirere, ari gukora bimwe bita imagination. Nuko amukomaho amubwira ati nuko ibyo byarangira byose ugahita uva mu nzozi urimo kurota, ubundi ugatangira gupanga uburyo urashira ubwoba bwa mbere, ubundi ukamwandikira cyangwa se ukamuhamagara, wagira amahirwe akanakwitaba, kuko aka kanya kuba uhuye nawe ari kumwe n'undi musore wasanga ari amayira yawe yifunze, kuko wasanga baratandukana bamaze kunoza neza niba bakundana cyangwa se bari bari mu mikino. Apollo yamaze kuvuga gutyo, Jared Lewis ahita acika intege, amavi yatangira kwihina, apfukama hasi yifata ku mutima ndetse arataka cyane avuga ati umutima wanjye we, ndi kumva umutima wanjye ushenjaguritse we. Mu gihe dukutse umutima tuzi ngo ni ibyanyabyo arashenjaguritse. Umuswa yahise abyuka hasi yicara ku butaka nako mu tubuye tugize kampani yose, ubundi areba Apollo aramubwira ati man, nawe nta byawe kabisa. Muri make nta nubwo washyigikira umuvandimwe ngo umwereke ko inzozi ze zaba impamo, ahubwo wowe uhise ubizamo uri kubidobya gusa ngo ncike intege. Ubu se mfashije iki mani? Apollo yahise amusubiza amubwira ko nk'uko yari abivuze ntabwo ariko bikora, kandi akomeje kwishyiramo ko azagira paradizo n'umukobwa bazabana anabonyeho bwa mbere, bishobora gutuma atereta nabi yitwaje kumva ko byanga byakunda agomba kumwemera. Jared Lewis mu gucika intege ahita avuga cyane ati baza atanyemeye we, nahita nsubira muri Venezi ndimo kurira, yewe ntaho naba mvuye nta naho naba ngiye. Venezi sitagira n'abakobwa umuntu areba ngo atangire kurota hazaza, koko naba nsanze yondi. Twese twaramusetse, ariko kuri njyewe nshimishwa n'umubano ako kanya uko turi batatu twaremye hagati yacu kubwo kuba biturutse muri icyo kiganiro. Ariko Jared Lewis yahagurutse hasi yihanagura avuga ko azakora ibishoboka byose agatereta ahereye hasi, naho ubundi ashobora kugwamo. Mpita mubwira kuri ya musore Fereyira afite amaraso y'abasultani, bityo azitonde cyane kuko afite umwanzi ukomeye cyane bahanganye mu rukundo. Jared Lewis yihumuriza avuga ko wasanga Fereyira na Bonita badakundana. Tutaragira icyo tumubwira, mushiki wanjye CEO Krista Lewis yahise ampamagara kuri telefone ambaza niba ibyo nagiyemo biri gucamo. Mubwira ko ari inkuru ndende, ambwira ko yarampamagaye kubera ko Fernando na Etina bari bari kumbaririza, bityo nibikunda nze kubavugisha. Ibyo maze kubyumva mpita mbwira Apollo na Jared Lewis ko twanyura hejuru aho studio za televiziyo ziri gukorera, ubundi tukanareba uko biba bimeze, kuko nkanjye nageze muri studio rimwe gusa nabwo ari intambara injyanye, nta nubwo nzi uko bikora. Apollo avuga ko nibe nanjye nagezemo, we abareba nk'imbwa ireba televiziyo, nta nubwo azi n'igitekerezo cy'uburyo biba bimeze. Nuko twese dufata inzira tuzamuka tugana kuri hoteli, kuko studio bari barayishyize mu nyubako ya nyuma hejuru ya hoteli, mu gihe batarategura inyubako yayo neza. Ntabwo byatinze twageze kuri asanseri, dukandaho dutegereje ariko itarafunguka. Iyamanutse ku rundi ruhande twatunguwe no kubona ifungutse, ndetse abayirimo bigaragara ko ari umusore n'umukobwa ntibabimenya ko yafungutse kubera ukuntu bakomeje kugundirana basomana cyane. Mu kanya gakurikiyeho nibwo babonye umucyo barijijisha, mu guhindukira badukubita amaso bari bwo babona ko burya twari turimo kubareba, ndetse yari Etina na Fernando. Bigaragara ko bamanutse izo nzira zose bibereye mu byabo kugera hasi. Mu kwijijisha Fernando yikoroza aza ampereza ikiganza avuga ati Maximilian. Nuko na Etina mu kureba hasi ampereza ikiganza areba hasi, ari nako basuhuza n'abandi. Ibyo bimaze kuba mpita mvuga gakeya nti iri joro ubanza ari iry'urukundo kabisa. Nuko mpita mbashimira cyane ku gitekerezo bagize cyo gutangaza amakuru kuri televiziyo, kubera ko byatworohereje intambara twarwanaga no kuyitsinda. Etina avuga ko ari igitekerezo cya Fernando, na Fernando avuga ko ari igitekerezo cya Etina. Bose batungana intoki, mpita mbibona ko ari uko bari bakiri gutekereza ku byo bamaze gukora tukababona. Kubera ko ntajya nca ku ruhande, mpita mbabwira nti mu buzima kugira amahitamo ni ikintu kigoye Etina na Fernando, ariko kubaho ufite amahitamo bigaragaza ko ubuzima bwawe wamaze kubohereza icyerekezo. Ibyo twese akaba ari ikintu tubura mu buzima bwacu, bigatuma tubaho ubuzima budafite intego. Ndabizi muri gutekereza uburyo tubabonye, ndetse wenda ngo tukaba nta makuru twari dufite, ariko rwose mwumve ko nta kibazo mutuje. Ariko nanone ntimuzatume tubabonera ubusa, mbese ngo ibyo tubonye none aha habe nta kintu kibyihishe inyuma.
byatuma aka kanya tuba twishimye kubera ibyo tubonye, ariko tukazababara nyuma. Kandi murabizi ko kwishima kwiza ari ukwishima nyuma basi. Rero rwose turi kumwe cyane. Namaze kuvuga gutyo ntibagira icyo babivugaho, mpita mbabwira ko twari tuje ruguru ngo batwereke ibikorwa byabo uko bikora, natwe twihera ijisho. Biza kurangira twemeranije kuzamukana bakajya kutwereka. Ni nako byagenze, badutembereje hose n'uburyo televiziyo ikora turabimenya, kugeza ubwo twongeye kumanukana kuko nabo twari duhuye batashye. Tugeze aho dutandukanira, Fernando yongera kunyibutsa nabo turi kumwe bose uburyo twahuye. Burya bwose nari muzi we atanze, nanjye mwibutsa uburyo ababyeyi bacu bari inshuti magara, kuko papa we Fernandez niwe wamuritse Petero Lewis imbere y'imbaga nyamwinshi ya Ketrone ubwo yazaga kongera kwisubiza imitungo y'umuryango wa ba Lewis yari yaranyazwe na barusahurira mu nduru. Mubwira ko rero uko byagenda kose nta kintu na kimwe dushobora gukora gishobora gutuma isano dufitanye n'umurunga utuziritse bitandukana niyo twabishaka. Ndetse kandi nubwo wenda tutarisuganya, ariko byanga byakunda igihe kizagera twishimire cyane intambwe twagiye dutera. Namaze kubwira Fernando gutyo, nongera kumubwira ko we na Etina mbishimiye cyane. Gusa mu mutima wanjye mbivuga numva ameze nk'uri kwishinja icyaha, kuko umunsi wa mbere namenyeyeho Etina byarangiye duhuje imbunda na Paradizo. Wa mutima uncira urubanza utuma numva ko nagambaniye inshuti yanjye Fernando. Ikindi cyampangayikishije kurusha ibindi ni igihe kwakunda abantu bakundana bagira igihe cyo kubwizanya ukuri ku buzima bwabo bwite. Uburyo Fernando azabyakira namenya ko nahuje imbunda na Paradizo n'umukunzi we, numva ubwoba bw'ahazaza buriyongereye cyane muri njyewe. Ndetse mu kugerageza gutekereza icyaba igisubizo cyatuma bitazaba, nsanga bya bindi byanjye burya bidakora ahantu hose, kuko igisubizo kimwe rukumbi kwari uko ntari guhuza imbunda na Paradizo na Etina. Ariko se nari kubikoraho iki? Ntacyo narabiretse mvuga ko isanzure nirinzanira ingaruka hagati yacu mu ruziga rwacu ko turi batatu, ubwo nzakira ingaruka zizaza. Twasezeranyeho bagenda mu nzira zabo, na Apollo na Gerard Lewis tuza mu nzira zacu. Gerard Lewis arimo kuvuga uburyo abantu tubasanze bari muri Paradizo yabo byari ubutamu cyane, ku buryo abona bizaba bimugora cyane kugeza igihe aravuganira na Bonita ubundi yumva impumeko ye. Apollo mu guseka ahita amubaza niba baravugana, agahita amusaba urukundo, kuko ntabwo abantu basomana kuriya batarakundana. Gusa wenda icyizere gikeya gishobora kumuha amahirwe yo kwihutisha ibintu, nuko afite uruhu ruvanze, kandi abakobwa bakunda gushamadukira abantu badahuje uruhu cyane cyane abo ku mugabane wacu. Ubwo njye nahise mbwira Apollo ko abakobwa bacu basigaye bacanye ku maso, kubera ko bamenye ko bene abo basore baba babashakira irari gusa, kubera ukuntu urwego rwo gukunda guhuza imbunda na Paradizo mu bihugu byo hakurya y'amazi magari ari runini cyane kurusha umugabane wacu. Aho kuba bavangiye uruhu yumve ko ahubwo bishobora kumubuza amahirwe, nabwo igihe Fereyiro ataraba ari hagati yabo. Gerard Lewis atangira kwijujuta ngo turi kumucangacanga tukamugira ikizungerezi, ku buryo ari kuyoberwa uruhande ahagazemo, bityo ari kwicuza n'impamvu yatumye tumenya ibyo byatwinjije mu gipangu cy'urugo rw'umuryango wa ba Lewis. Ndetse tuzamuka tugana mu kaasanseri tutamazemo n'amasegonda 5, tugera ku muryango wo mu rugo sinirirwa nkomanga, ahubwo ndafungura nsanga papa wacu Petero Lewis ari kumwe n'abashiki banjye Neira Lewis na CEO Krista Lewis barimo kuganira. Tumaze kubasuhuza mpita mubaza amakuru y'uburyo ari kumva ameze, ambwira ko ari kumva yaruhutse neza cyane aka kanya, akaba nta kibazo na kimwe afite. Ariko uburyo yabimbwiye mubona arangaguzwa cyane na ba Neira, bameze nk'aho hari ikintu barimo kumpisha. CEO Krista Lewis yahise tubaza impamvu dutashye kare niba biciyemo. Ibyo mu kubibona Petero Lewis akajya areba hasi, ndetse mu kureba Apollo na Gerard Lewis ndabibona ko nabo bari kubona ko hari ibanga ndimo guhishwa. Neira Lewis tuziranye neza ahita ahaguruka azambwira ati rero bro, reka njye kugira ikintu nkwereka hariya hirya. Ariko ataragira icyo ambwira ngo arangize cyangwa se ngo mubaze ibiri kuba, natunguwe no kumva umuntu waje aturutse muri koridoro ituruka mu gikona avuga ati bityo rero aka kanya bikaba bimaze gutungana neza cyane, ndetse nkaba ntaratinda kugira ngo Max ataza kunsanga. Ibyo arangiza kubivuga yamaze kumbona nanjye namukubise amaso. Yari Lozange wari uteruye amaporoto ari abiri, bigaragara ko yari gukora byihuse cyane, wagira ngo hari umuntu umwirutseho. Ndetse n'uburyo nari numvise uburyo avuze ngo ashaka kugira vuba ngo ntaza kumusanga aho ngaho,
mpita mbibona ko yari yabipanze n'abari aho mu rugo ngo agire icyo aza gukora aho mu rugo ntahari. Mbese muri cya gihe twari twagiye ubundi ahita acaho kubera ko yumva ko afite inshingano zo kuba ari kwa muganga. Akaba ari we uzwi nk'umurwaza wa Gema, cyane ko Global Hospital batanemera n'abarwaza, bityo ariyo kubw'ikimenyane cya Dogiteri Kereke. Ubwo twamaze guhuza amaso nabo yambonye habura gato ngo amene ibyo yari afite. CEO Kristo Lewis ajya kumwakira Neyira arimo kundyoshya ryoshya. Mpita mubwira ntimwangambaniye sha ndabafashe, ndetse mpita nanamenya n'impamvu CEO Kristo Lewis mu kanya yampamagaye arimo kumbwira ibyaba Fernando na Etina kwari ukunjijisha kugira ngo ntindeyo. Petero Lewis mu kureba hasi ameze nk'ufite ipfunwe. Neyira Lewis ahita ambwira ati nyine nyuma ya cya gihe ibyabereye mu rugo rundi rwa ba Lewis nararebye mbona uko bimeze, noneho mu kanya nibwo nyine nahise muvugisha mubwira ko ugiye, bityo aze yihuta cyane. Ubundi mbese nawe urimo kubyumva. Neyira Lewis yamaze kuvuga gutyo, Apollo ahita avuga ko atekereza ako ariko kanya atagakwiye kuba ari aho ngaho. Jared Lewis nawe ahita avuga ati ndibutse di, uzi ko nasize imiryango y'indege ntayifunze kandi ishobora kuguruka gutyo gusa. Mpita mbona ko nabo bashishoje bakabona abantu babiri bakuru muri twebwe ko nta bandi uretse Petero Lewis na Rozange, abandi tukaba abana, bityo nko kuvuga ngo bativanga mu bintu by'abakuru. Ariko Petero Lewis ahita avuga ko basanze tugiye gufata amafunguro, bityo tuyafate nta bintu bigoye. Ndetse abwira Jared Lewis ko ari kubeshya kuko imiryango y'indege ye ikoze mu ikoranabuhanga ku buryo imenya ko hari umuntu ugiye gusohoka no kwinjira iyo wamaze kuyiha komande. Ubwo CEO Kristo yamaze kugeza amafunguro ku meza na Rozange avuye kuzana ibisigaye mu gikoni. Kubera ukuntu njyewe nari nifitiye n'inzara mpita mbabwira nti buretse tubanze tubirya ibindi turabivuga nyuma. Jared Lewis avuga ko ibirya bibonye amazi akuzura akanwa. Apollo nawe yunga mu ryacu avuga ko wagira ngo yaraherutse kurya ataravuka. Ubwo twese twerekeje mu ruriro. Petero Lewis yicara ku ntebe iteganye niyo nicayeho ku ruhande rwo hakurya. Iruhande rwe hicaye Rozange, ku rundi ruhande hicara CEO Kristo, nanjye iruhande rwanjye hicara Neyira Lewis, ku rundi ruhande hicara Apollo. Jared Lewis yicara hagati ya Apollo na CEO Kristo. Ubundi batwifuriza kuryoherwa kuko twariye nk'abirutsweho, bigaragara ko biryoshye cyane ndetse nanone tunashonje birenze urugero. Twariye mu magambo makeya kugeza bishyize. Rozange na CEO Kristo barandurura, ubundi natwe turahaguruka dusubira mu ruganiriro. Twese tumaze kwicara Petero Lewis ahita atubwira ati mu buzima bw'umuntu iyo hanyuzemo igihe kimubera nk'umwijima kuri we, abenshi babifata nk'ibibi, nyamara ariko muri icyo gihe nibwo abasha kurota, kuko burya umuntu utari mu mage cyangwa se mu kangaratete biramugora cyane kugira ibitekerezo by'ibyo yakora ngo atere intambwe igera imbere y'aho ari. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe mbona ko twakishimiye ibihe bibi tunyuramo, ndetse kubera ko buri muntu wese byanga byakunda agira igihe anyura mu bihe bibi. Utari mu bihe bibi yakifuje ko ibihe bibi bye biza hakiri kare ubundi akabicamo, dore ko aba anabyiteguye kurusha uko bikugwirira ubundi ukamera nk'uwibuze. Ibyo ni bibi cyane kuko utazi ngo urarwana gute, ariko iyo bije wabyiteguye nibwo ubuzi ko icyo gukora cyonyine ari ukurwana. Ibyo nibyo byatubayeho nk'umuryango wa ba Lewis mu bihe bigiye bitandukanye, tukagwirwa n'ishyano ariko twamara kurivamo tukumva ko byarangiye, ntitwongere gutekereza ko byazagaruka. Kugeza n'uyu munsi duhanganye n'ibyo bihe, ariko kuri iyi nshuro nkaba nifuza ko byaba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma tumva ko ibihe bibi bitazaza, ahubwo iteka tuzahora dutekereza ngo tuzahangana n'ibihe bibi bizatuzira mu buhe buryo. Muri izo nzozi nahoze ndimwo kuvuga, ubwo ni igihe nari mu bihe by'amage, narose abana banjye, ndota umuhungu wanjye yarabaye umukobwa, sinkamenye ko narotaga ko bombi byanga byakunda mu bihe byiza biri imbere nzabasha kongera kubabonaho. Mwihangane ndavuga amagambo agiye kuba menshi ariko ntabwo ndabarambira. Ubwo najyaga mu mwijima w'icuraburindi najyanye agahinda, kubera ko abantu ba mbere nizeraga nibo bantengushye cyane, ariko byari byaratewe no kudamarara numva ko abo bantu atari bo byaturukaho. Ariko muri uwo mwijima w'icuraburindi nibwo naje kwibaza ikibazo kimwe, mvuga nti ubundi se ni gute kubabara byagira agaciro uramutse utababajwe n'abantu bawe wizera cyane? Nsanga bitashoboka kuko umuntu mudafite icyo muhuriyeho ntaho yahera akubabaza. Nko kuvuga ko iteka bitagakwiriye kudutungura igihe tubabaye, kuko bizahora ari ukuri ko tuzababazwa n'abantu bacu dukunda.
icyo gihe nababajwe n'uburyo nari naramaze imyaka 8 nzi ko umwana wanjye Landry Lewis ari amaraso yanjye, ariko ubuzima nari naranyuzemo nari mbizi neza ko byanga byakunda isano iruta amaraso, ari nayo mpamvu ntitaye ko ari amaraso yanjye namwizeye, nkifuza ko igihe nzongera kumubonera nanone haba hano ku isi cyangwa se mu isanzure azahora ari umwana wanjye, ndetse ibyo nanabigezeho. Sinanatenguha kuko yaje ari umwana wanjye atitaye ku kuba duhuje amaraso cyangwa se tutayahuje. Ubwo najyaga mu mwijima w'icuraburindi nababajwe cyane no kuba ngiye umwana wanjye w'imfura ntamubonyeho, kuko nubwo nari mbizi neza ko ashobora kuba atagihari, ariko byanga byakunda nshobora kuzamubona. Ariko nyuma y'ibyo bihe naje kongera kumubona. Muri make nko kuvuga ko ibihe by'icuraburindi ari byiza ku buzima bw'ikiremwa muntu. Ntito kintu biri ibihe by'icuraburindi n'ibihe bibi ducamo, kuko nibwo tuzasobanukirwa ubuzima bwiza. Ibi mbivuze byose kugira ngo mwumve uburemere bw'ishimwe nshaka kubatura, kubwo kuba uyu munsi twawubanyemo neza ndetse buri wese akagira uruhare rwe. Ndetse wenda ntabwo nzi niba mwakumva ishimwe ryanjye neza, ariko ndabashimiye birenze urugero kuko nzi neza ko twese duhuriye ku kintu kimwe, aricyo kuba twese twaraciye mu bihe by'icuraburindi. Ibyo akaba ari byo bituma umenya ko mugenzi wawe ari guca muri ibyo bihe, ukamenya n'impamvu ushaka kumufasha muri iyo ntambara n'uburyo uramufasha. Rero ndabashimiye cyane. Mfite icyo nabwira buri wese uri hano ku giti cye, ariko mwumve ko ntazibagirwa ko buri wese hari icyo yakoreye umuryango wa ba Lewis, ndetse kuko twese twamenye ko isano itari amaraso, ntihazagire uwiheza ngo yumve ko atari umulewis. Twese turi umuryango umwe. Ndabashimiye birenze urugero. Patron Lewis yamaze kuvuga gutyo mpita mvuga nti ubwo rero turaryakiriye iryo shimwe, ariko reka tuvuge ku mpamvu mwangambaniye. Ako kanya nkimara kuvuga gutyo ku muryango barakomanze, twese twerekeza y'amaso icyarimwe, ndetse ukomanza arongerera komanga bwa kabiri n'ubwa gatatu. Mpita mpaguruka ngiye gufungura. Mu kumara gufungura ntugurwa no kubona Ambasanto yo hari uwo bari kumwe wambaye ingofero inyuma ye. Ambasanto yahita avuga ko minisitiri yararimo kudushaka. Mu gutungurwa kwinshi cyane nibaza uwo minisitiri uwo ari we nabahaye ikaze mu nzu. Ambasanto yo agiye kugenda mubwira ko atari ngombwa nawe naze tube tuganira, ariko ibyo nari mbimubwiye bihereye ku kuntu ubwo yamvugishaga nabonaga wagira ngo umubano wacu dufitanye wahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubwo kuba aje ameze nk'umuntu ufite ibyubahiro byinshi, mbese nk'uje gusohoza ubutumwa yarangiza akagenda. Nuko amaze kwinjira kumbe natunguwe no kubona ari Veneranda, nawe akibona ko ari njye ufunguye umuryango ahita nyambira cyane. Njyewe ariko mubaza mu rujijo rwinshi uburyo General Manager Ambasanto yo amwise minisitiri. Santoyo ajya kwicara iruhande rwa CEO Kirista Lewis avuga ko wabona impamvu ari uko tutarebye amakuru, ariko perezida mushya w'inzibacyuho Anthony Mati yashyize mu myanya mishya abayobozi, aho nyakubahwa Veneranda yabaye minisitiri w'ubumwe bw'abanyakentrone. Bivuze ko hakurikijwe imirimo yakoze niyo yarashinzwe mu giturage atuyemo, akaba yazamuwe mu ntera. Twese twamaze kubyumva mpita negera Veneranda musuhuza n'ikiganza mubwira ko mwishimiye cyane. Akomeza avuga ko nta kindi kimuzanye ahangaha uretse kumbwira uburyo ndi umugome cyane, kuko kuba yagizwe minisitiri ni ukuvuga ko uburenganzira bwose yari yifitiye bwo gutaha mu cyaro cy'iwabo ngo ajye kwiberaho mu mahoro bitagishobotse, kuko agomba gukora inshingano ze ari mu murwa mukuru wa Kent nka minisitiri. Bityo ari kumbaza niba nishimye ku kuba kumubuza umudendezo we mbigezeho. Twese twarasetse kubera ko rwari urwenya ateye, ariko njyewe ndabyumva cyane nubwo umuntu yazamuka mu ntera, ariko urukundo akunda iwabo ruba ari urwanyarwo. Nuko akomeza avuga ko twese twumva ko ariko kuba yabaye minisitiri bitakuyeho ko azakomeza kunyubaha, kubera ko ari inshingano namuhaye, ndetse ubu akaba aje ahangaha avuye guhura na Leta kugira ngo izo nshingano bazazishyire mu bikorwa. Veneranda yamaze kuvuga gutyo Patron Lewis amubwira ko ari kumushimira cyane birenze. Nuko mbasiga baganira nsaba General Manager Santoyo ko yaza nkagira akantu mubaza ku bijyanye n'akazi. Tumaze kugera hanze mpita mubwira nti ufite ikihe kibazo man? Santoyo mu kumera nk'utungo wahita mbaza atushatse kuvuga iki se? Mpita mubwira ko wagira ngo njye nawe dufitanye ikibazo, kubera ko yatangiye kunyitwaraho nkaho wagira ngo ibintu byahindutse hagati yanjye nawe. Santoyo namaze kumubwira gutya aruhutse umutima maze arambwira ati Max, koko se nta cyahindutse hagati yanjye nawe? Icyo nshatse kuvuga ubundi se duhuriye hehe? Umuryango wa ba Lewis ni umuryango ukomeye,
ikirenze n'ibyo ngibyo turetse iby'umuryango wa ba Lewis, wowe ubwawe uri umuntu ukomeye kuko wubatse izina mu gihugu hose no ku isi hose. Abayobozi bose bakomeye baza bagushaka, ndetse aka kanya nta n'iminota ibiri izina ryawe ritavuzwe ku isi byibura inshuro 50 yashira. Ku ruhande rundi njyewe nkaba ndi umukozi wa kampani ya ba Lewis, ikirenze ibyo nkaba nkunda umukobwa uyoboye kampani ya ba Lewis, akaba umukobwa wa chairman wa kampani ya ba Lewis, aho nzi neza ku isaha n'isaha n'iby'urwo rukundo rwacu bishobora kwanga cyangwa se bikajya hasi. Ese ngaho mbwira, ari wowe ntabwo wakwikandagira nk'uko ndimo kwikandagira? General Manager Amber Santoyo yamaze kuvuga gutyo mpita mwegera mukora ku rutugu, maze ndamubwira nti umva man, ibintu nk'ibyo ngibyo byarangiranye n'ibihe bya kera, kandi nta kintu twakora ngo kuba byararangiye tubihindure. Ikirenze n'ibyo ngibyo niba utari unabizi, imyumvire nk'iyo ngiyo iri mu bintu bizana amacakubiri mu bantu, ugasanga umuntu ari kurwana intambara ngo kubera ko ari hasi y'undi muntu, kandi erega ntabwo abantu bashobora kungana ku isi yose, ndetse kandi kuko baba badashobora kungana ntabwo bishobora gutuma basumbana. Umva ibintu uko bimeze. Uribuka ubwo wari umwana wa minisitiri w'intebe, icyo gihe byari gukunda ko tubana neza nta muntu ubangamiye undi, kandi twese tukabaho tunyuzwe. Ariko ntakubeshye ntabwo nari kukubaha birenze urugero ku rwego nari kwemera guhina mu mugongo ngo nuko ndi umuntu wo hasi wowe ukaba umwana wa minisitiri w'intebe. Ndetse nta nubwo nitwaye gutyo kubera ko ndi umwana wa ba Lewis, ahubwo nitwaraga gutyo kubera ko umuntu ari nk'undi. Ibyo byose birengaho akaba ari iby'isi, kandi iyo bihindutse nawe ushobora kwisanga hasi, ngira ngo ibyo urabizi neza. Bityo rero njyewe nawe ntabwo twakwirengagiza umubano wacu ngo twirengagize intambara twarwananye ndetse n'ubuzima twanyuranyemo ngo nuko ndi umulewisi. Ubwiwe n'iki se ko wowe niba uri umulewisi cyangwa se isano ufitanye na ba Lewis? Ahubwo njyewe numva buri wese yakora inshingano ze koko tukubahana, ariko singutinye kubera ibyo nagukorera cyangwa se njyewe ibyo wankorera. Rero rwose ngaho mpisezerano twemeranye ko umubano wacu utazangirizwa n'utuntu tw'amafuti nk'utu, bigatuma n'ejo abiyo pe baza gusenya umuryango wa ba Lewis kubera ko wanyubahiraga ko tumeze neza, twamara gusenyuka ukangaraguza agati. Namaze kubwira General Manager Amber Santoyo gutyo, ambwira ko ibyo mubwiye abyumvise, gusa ikintu atakwibagirwa muri kamere muntu nuko uwagize icyo ageraho aba yumva agomba kubyubahirwa. Rero nawe nicyo yashakaga gukora, ndetse no kuba yaharanira icyo twifuzaho nka ba Lewis, cyangwa se ibyo yumva ko tuzamukorera. Akomeza ambwira ko ariko ubwo muhaye ibyo byizere rwose agiye kureka kwikandagira. Gusa basi nimubwire ko urukundo rwe na mushiki wanjye CEO Krista Lewis ndushyigikiye byibura. Mpita mubaza niba Krista amukunda, ambwira ko amubwira ko amukunda, mbese akurikije uko abimubwira ubwo nawe aramukunda. Mubwira ko ibyo ntacyo nabikoraho, kandi bose bamenye ko ari abantu banjye, kandi abantu banjye aho kubarwanya ndabashyigikira. Ibyo namaze kubibwira Santoyo aramwenyura, mbona ko ibibi byo kubaha igitinyiro mu bantu kubera ibyo bagezeho. Kuko iyo Santoyo ntamuganiriza ngo ambwire ibyo bintu, wasanga mu minsi iri imbere yari guhura n'impamvu ishobora gutuma ankorera. Wenda ikintu kibisi menya aho giturutse, biturutse gusa kubona ngo mfite ibyo murusha, kandi nta nabyo uretse ishusho igaragara mu bantu gusa. Twamaze kubiganiraho dusubira mu nzu, dusanga Veneranda arimo gusezera, ndetse yemeye guha Rosange ifuti imugeza ku bitaro bya Global. Nanjye mbasezeraho mbwira Rosange ko akora ibishoboka byose n'ubundi ikimenyane cyagezeho, nze kureba umukunzi wanjye mu gitondo. Ambwira ko ndyambe mbizi neza ko ndazindukirayo kumureba kuko araba yakangutse uko byagenda kose. Nuko bamaze kugenda, mushiki wanjye CEO Krista Lewis abwira General Manager Amber Santoyo ko hari akantu ashaka kumubaza, bityo nasezera muherekeze bagende babiganiraho. Mpita mbibona ko bagiye kumarana umwanya wabo, ariko nshaka kubyivangamo mvuga nti umwana w'umukobwa agomba kuba atari wenyine mu masaha ya nijoro, bityo musaza wereka yitegure amuherekeze. CEO Krista ahita andeba urujisho afata akaboko Santoyo baragenda. Petero ni Lewis asigara mbaza niba biri yari akazi cyangwa se hari ikibyihishe inyuma. Mubwira ko hamaze gushya kera cyane, ubu ahari gukongoka, none we nibwo arimo kubaririza amakuru. Anyisegura hambwira ko ngomba kumenya ko we yiviriye mu isi ya kera, simurenganye, ariko nibuke ko kariya kana ariko gahererezi agira, bityo agomba kumenya ibyo karimo. Neira Lewis ahita abwira Gerard Lewis na Apollo ko icyumba cyabo giteguye, bityo babishatse bajya kwitegura bakiryamira.
Gerard Lewis ahaguruka avuga ko yumvise Apollo afite ibitekerezo byinshi ku bijyanye n'urukundo, bityo agiye kurara amukuyemo amakuru. Nuko bakurikiye Neila Lewis nsigarana na Petroni Lewis twicaye turebana. Petroni Lewis mu kunyitegereza ahita ambwira ati warakoze kuza mu buzima bwanjye mwana wanjye. Kuva nkikubona nahise mbona ko ubuzima bwanjye bugiye guhinduka. Ntabwo nabura kukubwira ko mu buzima bwanjye ari wowe kintu cya mbere nagize kikanshimisha kurusha ibindi. Aho natangiye ubuzima bwanjye nta gahunda ngira. Ku muhanda ariho nirirwa mu rugomo ndetse nkorera abantu ihohoterwa kugira ngo mbashe kubaho, nubwo bitari amahitamo yanjye. Ariko umunsi waje mu biganza byanjye nabaye nk'ukabije inzozi nahoze ndota buri gihe zo kukugira. Noneho uburyo nari narishyizemo uko uzaba umeze n'uburyo ngomba kuzakwitaho mu buzima bwanjye, byose akaba ari ibanga nari nkubikiye kugeza igihe wagereye hano ku isi. Nubwo wenda bitabashije kunkundira ko nkwakira ako kanya ukigera hano ku isi kubera ibibazo by'ubu buzima bihora bishaka kuturwanya, ariko ubuzima bwanjye igihe cyose wari uburimo, ibyishimo byose byanjye byari bishingiye kuri wowe, ndetse n'ubu ngubu akaba nta cyahindutse na kimwe, kubera ko ntabwo nigeze nita ku magambo yose nabwiwe. Mu buryo bwose uri umwana wanjye w'imfura kandi ukaba ibyishimo byanjye. Petroni Lewis yamaze kuvuga gutyo mpita mubwira mwibutsa ko kuva twahura ari inshuro ya kabiri asubiyemo ayo magambo, kubera ko ari amagambo yambwiye mu butumwa yansigiye ubwo nari nzi ko ari guhumeka umwuka wa nyuma. Ambwira ko azayasubiramo kubera ko ubu inzu ya ba Lewis, umuryango wa ba Lewis ndetse na Kentrone yose bari kubasha kuvuga indi nkuru kubera ubucunguzi bwanjye. Yamaze kumbwira gutya ambwira ko tujya kuryama, tugenda tugana muri cya cyumba cy'amateka yacu uko turi batatu. Ubwo ni njyewe, Petroni Lewis na Maria Musurutanisi kuko nakibasanzemo. Nuko tumaze kugera mu buriri, Petroni Lewis areba mu kirere aruhutse umutima aravuga ati ubuzima bwa muntu ni inzira ndende. Abitekerezaho mbona afunze amaso ubundi arasinzira. Kubera ko twari tunaniwe nanjye nafunze amaso nk'uri mu mikino, kongera kuyafungura biranga. Uko niko nahise ngenda nongera gukanguka mbona bwakeye kare cyane. Ariko mu kureba uburiri twarayeho ntungurwa no gusanga ndi njyenyine. Mu gihe nkibyibazaho natunguwe no kumva inzu yose yuzuyemo urusaku rwinshi cyane rw'amajwi y'abantu b'igitsina gore n'igitsina gabo basakuza cyane. Muri uko gutungurwa ntazi ibiri ko banagiye kubona,